Peteroli na gaze ni zimwe mu ngufu z'ingenzi cyane isi ya none ishingiyeho ubukungu. Zibarwa mu byitwa fossil fuel, bivuze ko zikomoka ku bisigazwa by'ibinyabuzima biba byarahindutse mu myaka amamiliyoni aba yarashize, hanyuma bigahinduka bibereye munsi y'ubutaka cyangwa mu ndiba y'inyanja, bikavamo peteroli cyangwa gaze. Mu mateka y'isi, izi ngufu zagiye zifashishwa cyane mu gutuma habaho ihinduka ridasanzwe. Urugero n'ihinduka mu by'inganda, ibyitwa industrial revolution, ndetse n'iterambere mu by'ubwikorezi. Si ibyo gusa, kuko peteroli na gaze byatumye habaho iterambere mu by'ikoranabuhanga. Muri iki gihe ubukungu bw'ibihugu byinshi bushingiye ku ikoreshwa rya peteroli na gaze. Gusa uko peteroli na gaze bikoreshwa cyane, niko nabyo bikomeza kugenda bikendera. Impamvu nta yindi, ni uko peteroli na gaze bibarwa mu ngufu zitisubira cyangwa mu ngufu zitaramba, ibyitwa non-renewable energy. Ibyo rero bikaba ari byo bitera ibibazo by'ibura zabyo ndetse n'izamuka ry'ibiciro kuri ibyo bicuruzwa. Peteroli na gaze bikomoka ku binyabuzima byo mu mazi ndetse n'ibimera biba byarapfuye kera cyane, hanyuma bigatabwa munsi y'ubutaka. Nyuma y'imyaka myinshi cyane, ubushyuhe ndetse na puresha birabihindura bikavamo peteroli cyangwa gaze. Izi ngufu ziboneka mu byobo biba bicukutse cyane mu bujyakuzimu, cyangwa se tukabisanga mu ndiba y'inyanja hasi cyane. Gucukura peteroli na gaze bisaba ikoranabuhanga rihambaye cyane, ndetse hagakoreshwa n'ishoramari rinini cyane kugira ngo ibashe kuboneka. Ibi bituma ibihugu bifite iyi mitungo kamere biba ibihugu bikomeye cyane mu by'ubukungu, nk'uko bitangazwa n'ikigo Energy Information Administration. Akamaro ka peteroli na gaze ni akamaro kihariye cyane kandi kadasanzwe. Peteroli na gaze bifite uruhare runini cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imodoka, indege ndetse n'amato, ibi byose bikoresha ingufu ziva kuri peteroli. Ibi bituma ubwikorezi bugenda neza, ndetse ibintu n'abantu bikabasha kugera mu bice bitandukanye by'isi. Inganda nazo zikoresha peteroli mu gihe ziri gukora ibintu bitandukanye, bitewe n'uko izo mashini zabo zikora ibikoresho nka plastique, imiti, imyenda ndetse n'ibindi, ziba zikeneye kunywa peteroli cyangwa lisansi. Gaze nanone ikoreshwa mu gutanga amashanyarazi, nk'uko abenshi mwari musanzwe mubizi. Gusa usibye n'ibyo, no mu buzima bwacu bwa buri munsi turayikenera. Mu guteka, mu gutwika ibintu runaka cyangwa gucana umuriro, aha hose dukenera gaze. Biragoye kuvuga ko hari igihugu cyatera imbere kidafite uburyo buhamye bwo kubona izi ngufu, nk'uko bitangazwa n'urubuga Statistical Review of World Energy. Isoko rya peteroli rigenzurwa cyane n'ibihugu bikomeye ndetse n'imiryango mpuzamahanga nka OPEC. Iyi miryango igena ingano ya peteroli ishyirwa ku isoko, bigatuma igira uruhare mu kugena ibiciro byayo ndetse n'uburyo igomba kugera mu bihugu bitandukanye. Ibihugu nka Saudi Arabia, Uburusiya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyo byohereza peteroli hanze cyane mu bihugu byinshi. Ibi bikungahaye kuri peteroli nyinshi. Iyo habayeho rero ikibazo muri kimwe muri ibi bihugu, isi yose ihita itigiswa nuko kugerwaho ingaruka n'iryo bura ry'izo peteroli ndetse n'izo ngufu zitanga amashanyarazi. Ibyo ni nabyo byatangajwe na Annual Statistical Bulletin ya rwa rubuga twahoze tuvuga, cyangwa se cya kigo gishinzwe iby'ingufu cyitwa OPEC.
ibura rya peteroli na gaze biterwa n'impamvu zitandukanye, urugero nk'intambara ndetse n'amakimbirane mpuzamahanga, ibihano by'ubukungu icyitwa economic sanctions, kwiyongera kw'abaturage ku isi no gukoresha cyane izi ngufu ibyitwa overconsumption. Kugabanuka k'umutungo kamere nabyo bigira uruhare mu gutuma izi peteroli na gaze bibura cyane. Urugero rw'ibi tuvuze ni nk'ikibazo cyatewe n'intambara y'Uburusiya na Ukraine cyagize ingaruka zikomeye cyane ku isoko ryo kubura gaze na peteroli mu bihugu by'Uburayi. Nanone intambara yo hagati ya Amerika na Iran nayo muzi ibyo ikomeje gukora muri ibi bihe ndetse na nyuma yaho. Ibura rya peteroli na gaze rifite ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'ibihugu, urugero n'izamuka ry'ibiciro. Ibi biterwa n'uko ingendo zibiganisha ku masoko ziba zaruriye cyane. Ibi nanone bigatuma habaho igabanuka ry'umusaruro mu by'inganda zitanga, nanone ubushomeri bukiyongera. Ibihugu bitunze za peteroli byo bikomeza gutera imbere mu gihe hariyo bisigaranye, gusa bikaba ibibazo bikomeye cyane ku bihugu bidatunze peteroli, bitewe n'uko birahangayika cyane mu gihe iyo peteroli yose bakenera bayikura hanze. Ibi biba bishobora gutuma ubukungu bw'igihugu bugwa hasi cyane, icyitwa economic slowdown, nk'uko byatangajwe na IMF, International Monetary Fund.